Ndagusuje guhaye ikaze ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi wowe udukurikiye kwera kwayo kube ku buzima bwawe nkwifurije icyumweru cyiza njyewe ndi Prince Robert umuhungu w'Imana n'abanyarwanda nje mu ikiganiro cyitwa Gospel Talk ni ikiganiro dukora twungurana ubwenge bw'Imana kugira ngo dukomeze twubaka ubwami bw'Imana ndi kumwe na mugenzi wanjye Jeannette Nyirahirwa kuri telefone tugiye kuganira ndakurarikira kubana natwe dutangiye kugeza dusoje. Janet waramutse neza mwami Yesu ashimwe. Yesu ahimbaza. Mbyutse nguhamagara numvishe mfite inyota n'inzara ko guhamagara kubera ikintu mba nshaka ko tuganira. Turi gukora ibiganiro bikomeye biri kuvuga ku cyo bita inyenyeri. Nitegereje inkuru iri kugenda icaracara mu itangazamakuru y'umwana w'umukobwa wabaye uwa mbere, hanyuma habamo maguyi zigaragarira amaso y'abantu, ariko mu isi y'umwuka ku bantu bazi kwitegereza rayiti ni icyitegererezo cyiza cyo kumenya ko bakwibye inyenyeri ukamenya no kuyirwanira. Guhaye ikaze rero muri iki kiganiro kugira ngo tuganire. Ubu uri amahoro? Ndamahoro, reka mukosore gatoya, nta magure zabaye ahubwo bavuze ko bamuhamagaye bakamubura. Bamuhamagaye bakamubura. Nibyo bya nyabyo. Yego, impamvu mvuze ko hajemo maguyi harimo kwivuguruzanya ku mpande z'abayobozi, ntabwo mbigiye ibwina. Reka ikoza tutarishyiraho ahubwo tuvuge ko bamuhamagaye bakamubura, tutanashobora kubuza connection kugira ngo ugerweho. Nanyemereye twaza kubikorana n'agace ka kabiri ko kuri cya kiganiro cya Babura kugira ngo bivugeho nabyo nabonye abantu bari batabyumvishe. Tubibutse tuba dufite akanya gato, nkanya bafite akanya gato cyane babona kugira ibintu byose cyane. Yego, kandi n'umwuka w'Imana ukomeza kubana natwe. Uyu murimo dukora tuwukorana umwete kuko nkanjye reka manze nihereho. Ndi umuntu abantu bazi ubuhamya bwanjye ko nabaye mu rugo nkararongotana nkagenda. Ndi umuntu satani yari agiye kwiba inyenyeri ariko nabivuga kugira ngo andimbure, anyibe anyice andimbure. Ndi umuntu mwiza satani yashaka kugeragerezaho ibyo bintu, ankuraho nagombaga kuba, anjyana mu buzima ntagombaga kuba. Iyo nza kumwemerera mba narabaye umwe muri abo bantu bose ugiye kuvuga. Rero ntabwo nabona icyo kintu cyatatswe abandi bantu ngo nceceke, ntabwo kwiyumanga byashobokera. yego. Imana mu izina rya Yesu gushimiye kuri Imana nziza uduhaye aka kanya mu mwanya muto dufite mu buryo dukoramo budasobanutse. Turakwinginze kugira ngo ubane natwe umwuka wera tugumeho kandi aduhe kuvuga iby'umumaro. Iyo abaga ibiganiro byageraga kuri uriya mwana cyangwa se kuri Babura, wowe ufite uburyo wabibagezaho. Simbizi, ntabwo mbizi, ariko tuzi neza ko nta jambo rimanuka ngo rigwe hasi ngo rigende nta murimo ukoze. Umwami wacu, amen Amen, amen, amen. reka nkubwire, hari umugabo witwa Yakobo. Uyu mugabo uribuka amaze nyine kwiba umugisha wa mukuru we, ikintu cyakurikiyeho nuko yahunze. Nyine yabwira ati hunga kuko azakwica. Burya urugendo rwo guhunga yahuyemo n'ibintu byinshi. Agiye kwa Labani araragira, ageze igihe ajya gushaka umugore baramuriganya. Buriya ni umuntu wari uriho inyenyeri cyangwa se uriho umugisha, yagombaga kurwanirira akihangana nawe bakamuriganya nk'uko yariganijwe akabaho. Rero yari mu gihugu cya kure, hari ibindi aho bene wabo batari. Hari abandi bantu nabo byabayeho, nsomera nyine muri Daniyeli cya kabiri wa murongo, aho abantu nabo bagomba kuva mu gihugu cyabo bakajya gukora, bakajya kugeragerezwaho uburetwa n'ubureko ntavuga ibaburoni, cyangwa se kujya gukora akazi ko kwiga kuba abapfumu. Dusubire twumve turebe abo bantu. Ni ijambo riri muri Daniyeli igice cya mbere, uri kumva guhera ku murongo wa 3. Yego. Haranditse ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkone ze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisirayeli bo mu muryango w'umwami n'ab'imfura bandi. Abo bana batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga, b'abahanga mu by'ubwenge bwose, bajijuka mu byo kumenya, b'ingenzuzi mu by'ubwenge, kandi batinyuka guhagarara kuvugira mu ruhame no mu nzu y'umwami, kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya ndetse n'ururimi rwabo. Urakoze cyane, Imana ikuhe umugisha. Wabyumvishije abana b'ibwami. Yego.
ndetse n'abo mu miryango yindi y'imfura cyangwa se y'abantu bakomeye. Nitegereje uriya mwana wari waratsinze wabaye wa mbere muri toronkome, icya mbere cy'ikigo yizeho ni ikigo cya purive, ntabwo yaba ari umwana w'ahantu haciriritse. Icya kabiri ngo mu muryango we ngo habamo abapadiri n'abandi bantu bakomeye, kuko iyo baravuze ngo iyo biza gushoboka bari no gutega indege mu minota 17 bakaba bagezeho. ariko buriya famiye ishobora guhita itega indege uyitunguriye isaha n'isaha. yego tubigiranye nanone na Barbara nawe ngo burya papa we ni umutware, ari umutware bakunda, ariko ari umutware ku buryo bwabo haberaga ibitaramo bikomeye. ari nayo mpamvu uriya mugore wamuririmbiye Rurete yitwa Kanuza, uriya mugore witwa nde waririmbye nyina waririmbye Rurete, uyu se Kamariza bajyagayo bamusamba bajyagayo, ariko naje kumenya ko ari n'umufaransa waririmbye indirimbo yitwa Rurete. urumva hajyaga habera ibitaramo bikomeye ku buryo n'abazungu bageze muri icyo gice. uze kureba indirimbo yitwa Rurete uraza kuyibona. donc bivuze ngo mama we yari donc umugabo yari umutware. oya ise ukuvuga ngo oya ubwo sekuru sekuru yari donc ubwo bundi mu mvugo mpuzamahanga cyangwa se mu mvugo z'igifaransa iyo bavuze ngo noble family ni abana b'ibwami b'abatware, donc yego n'abakire bari muri kategori y'abanobo. umuntu wese udasabiriza, umuntu wese ushobora kuba mu buzima ashaka akarya ibyo ashaka akambara icyo ashaka aba ari umunobo, akajya aho ashaka. erega impamvu abakene batari abanobo ni uko twebwe tubaho dusa naho turi munsi y'ibiganza by'abandi duhakwa. umuntu ahakwa rero ntabwo yitegeka, aba ari umunobo ni umuntu witegeka ufata imyanzuro ashaka. yego noneho icya kabiri ngo b'abahanga mu kumenya. urumva mwana niba ashaka kuba mbere mu gihugu ni umuhanga. urumva niba reba nyine ubwenge ntuzatangiye Barbara gusemura ku myaka 10 urumva ubwenge afite. umuntu ushobora guhagarara mu ruhame, aba public speaker bano bazi kuvugira mu ruhame ku myaka 14 16 akaba azi guhagarara mu ruhame. ijambo avuga nawe uriya mwana ataragiye kumwiba umugisha, yagiye kumwiba. yashoboye kugenda akiga aho muri coding ariko atazwi. buriya kugenda kuba yamenyekanye hari andi mahirwe bimuha, hari ukuntu umuryango wo boosting, hari ahantu azajya atamuka bakavuga ati umwana ni umuhanga, sibyo? uretse ko hari n'igihe ikambivuga Imana yashatse kumuhisha ngo ntamenyekane. uriya mwana akavuga ati huye wamishirikira ikangaragare. urabyiga ko Yesu Kristo bamuhishe Herode, Imana iravuga ati byuka Yosefu uhunga n'umwana n'umugore, dore ushaka kumwica ari hano. hari igihe uriya mwana ari uburyo Imana akoresheje bwa covering kugira ngo imuhishe bashobora kumwiba inyenyeri, ariko akanga akimurika. nagenda ntakavuzeho akavuga ati huye nimumenye ndi hano. hari igihe hari Imana yari ibikoze ariko akabirwanya. Imana ashaka kuzabihishura mu gihe cyabyo, ashobora no kuyimenya no kuyisenga iwe akihishura. ariko uyu muntu iyo usabye ibyo bintu byose urasanga Barbara byujuje, kandi bari i Burundi. uri kubyumva ubyuze ko bagitwaza n'abandi banyamurenge benshi i Burundi nta kuntu baba batarakandagiye. bivuze ngo Barbara ngo igihe cyarageze ngo muri za 2000 ngo iwabo bamwohereza hanze ngajya kwiga hanze, cyangwa se ajya kuba hanze mu Bwongereza. ari naho nyine na Gitwaza yaje kuba. urumva ni ukuvuga ngo we bagiye kumushaka ngo abasemurire bamuzi, bamaze kureba ko za kondisiyo ze zose bazujuje. uri kumva rero uwaje kumureba izo kondisiyo agasanga azujuje, niwe wagiye amuzi ariko undi watamuzi. uzambara urusome urugendo twahere kuri Yakobo umuhangayiko yagize ajya kwisegura ibuye, Imana ikajya kumusanga. uzi urugendo rwose uko bamuriganyaga kiriya gihe yakora ataza guhura n'Imana ngo ibe yaramuvuzeho. uzi ngo ntabwo Satani yaramwegereye ngo bahure cyane. uzi impamvu? kuko Yosefu yahingiye kwa Labani, kandi bitubwira ukuntu umugore we Rasheli ajya kuhava yazanye ibigirwamana bya Labani. none se ubundi wabwirwa n'iki cyatumaga bamuriganya? ntabwo wasanga icyatumaga bamuriganya ariko batasengaga Imana imwe. iyo aza kwemera akayikurikira hari uwari kumuriganya, ariko iyo abyemera yari kuva munsi y'Imana zande za Labani, yari kuva munsi y'amavuta ye. niba two twabivuga kuko Labani yaje avuga ngo Imana zanjye, izi Imana zanjye zirihe ko nazibuze? ni izanjye. rero umuntu ushobora kugira possession cyangwa se gutunga Imana ati ziri ndazitunze n'izanye n'injye uzitunze narazigure cyangwa narazikoresha. njye wazihahiye
ninjye wazihahiye n'izanjye, ntabwo ari kuvuga ngo ni iza kominote wenda ngo tuvuge ngo ni iz'abandi bantu bose bahuriyeho, n'izanjye niwe mutambyi urumva. nawe yaguye ahantu hari imana zabo, azikubitamo izo mana zabo. kandi abantu badukurikiye bamenye ko abantu hari abantu bafite imana zabo, bafite mu rugo rwose bafite imana zabo kabisa, kandi bikubita imbere, zifite n'agaciro. none dutekereza ko buriya wenda no kuntu bakoze imikwabo mu nsengero, habaye nk'imikwabo bakavuga bati turagira ngo hano muri runo rusengero rwanyu rwa runaka rwa Zayoni Temple n'urubyiruko mbivuze ko n'ubundi nta sengero, turababwiye ngo iri darapo rya Isiraheli murikuriho n'urugero, niba ririmo ibi bitereko by'amatabaza nta hantu turi kubibona mubikureho, iyi nkoni ya Gitwaza yindi ndende tuyikureho, aya mabuye yandi agaragaza cyangwa se bya bintu bigaragaza nyine ngo aba ni abayuda tubikureho, iyi sanduka y'isezerano tuyikuremo. uzi ngo haribwo amataniro yakomeza, cyangwa hagize umuntu witera nka komera sheri yabitereye akabihungana, uzi ngo ntabwo bamukurikiza amafarasi kugarura ibyaha shaba batamutimbuye irarora kugarura ibyacu, si kubera ko tukurekuye, ni kubera icyo tuganira ibyacu, ibyo bintu byaba. rero uriye bariya abantu nuza gusoma iryo jambo rirabasanga, bakarebye bakamenya ko ibintu twari tubyujuje byagenze gute, twisanga aha hantu. Yakobo yarisobanukiwe agera ku rwego akirana na marayika imuhindurira izina. buriya Barbara, njye ikintu cya mbere namubwira nakirane n'Imana, nasenga Imana, icya mbere abanza agarura umugabo we. divorce yange mu izina rya Yesu, niba n'umugabo yarashatse undi mugore byanga ngo ati ndamugarura, kuko niho amahirwe yari, nicyo kizamugira icyo ari cyo. ni uwo mu bahanga, ni uwo mu banyabwenge, ni uw'imfura, ntabwo ari uwo gukora umugore mu divorce cyangwa ufite abagore babiri. umugisha we yahitamo gukora iruhande rubi kugira ngo abe umuntu wo mu ruhande rw'abanyabwenge, birasaba abanyakora mu ruhande rw'abanyabwenge n'abo mu bapfapfa. nabanze kwanza yishiture nk'uko Minyone yishitiye kuri Gitwaza, agenda atangiza idini rye cyangwa se minisiteri ye cyangwa ibindi ntazi, ariko abana n'umugabo we wa mbere nibwo azagera hano, ubundi narangiza abone gukomeza kuvuga. urumva izi rokritoma zo kwa Nebukadinezari n'uyu munsi mu isi zirakorwa, usibye ko nyine ibintu bigenda byameriyora. kubera ndi kwihutura nyine ntabwo nguciye mu ijambo. uribuka ko hari abantu bishitiye babwiye ngo nibunamye Nebukadinezari, bababwiye ngo nibasengisha cyangwa bakabyanga, bari barasohoka. yego, oya no kurya baranze, hari ibintu banze kurya nyine, ariko rero hari n'igihe kuba wisanze wabiriye byose ntabwo bivuze ko ukomeza kurya. igihe ubimenyeye, igihe inkuru zije, ntabwo turi kuvugiriza induru, igihe induru ziyerekera gumishaho. icya kabiri, ukurikira Imana iyo azahitamo gukorera, kuko biriya bintu arimo ntabwo ari ibye, ntabwo ari ibye. mu bigaragara, ariko uzi kubaho uvuga ngo ahantu hose uzajya uvuga ibyo mvuze, uzajya ukora ibyo nkoze. bariya abana uzi ukuntu byarangiye, ari bamwe batwara 120 bayobora kiriya gihugu, ntabwo ari ibye, agomba kuba umwe mu batware bayobora. ariko ikibazo ntabwo azayoborana ubwo busembwa, nabanza bukemure, nagenda ace bugufi abwire n'uje umutware witwa Dadu ati rwose mfukamye bugufi, ndabinciye bugufi, nemeye kuyoboka, nemeye kuyoboka, nyobora uko ubishaka, nemeye kubaha, ntabwo nabimenye ibintu byose n'ibintu byose amushinja byemere. ubundi atangira urugendo rwe nk'uko Yakobo yarutangiye wenyine. rega n'umuntu buriya wa mugani uwo mugenzi wacu niwe wavuze ati iyo ugiye kwigisha ku bintu runaka ntukarebe umurongo umwe. umuntu witwa Yabesi yaricaye aravuga ati njyewe mama yambyaranye umubabaro n'agahinda, sibyo? arapfukama ati uhereye uyu munsi Uwite nyibuka umpindurire izina. uri kumva? rero se ntabwo uzi ko Yakobo byageze igihe akava kwa Labani akajya kwirwanirira, akajya gusenga Imana, yagira akanahunga akajyana n'abagore be n'ibintu bye, akavuga ati nubwo iwacu byagenze gutya nkabiba nkavayo, ndapfa gusubirayo, ntabwo nahasubira. nawe rero igihe cyo kuva no kuzinga kirageze, areke kwirirwa yirukanka ngo nibanajya no mu gihugu runaka gishye ajye kugerekaho ibyo bintu atakuze ari munsi y'amavuta, yibura nagenda akora ibyo bizajya byitirirwa amavuta ye.
igihe cyo kurwana ngo ave kuri yakobo be abisiraheli kirageze. Igihe cye kirageze. Imana yabwiye umuntu witwa Kuro, sibyo? Yababwira, ubwo ndi kubwira n'abandi batigeze kumenyekana cyangwa se babona, arega ntago iyo tuvuga umupublic figure tuba tubwira n'abandi muri rusange, sibyo? Iravuga ati ngiye kukujya imbere n'ubwo utigeze kumenya, sibyo? Ahantu hataringaniye nge nzaharinganiza. Yego. Ahantu hari ibihindizo by'ibyuma, sibyo? Nzabicamo kabiri. Nzakujyana, uri kumva? Aya madodani nimara kuyakuraho yahataringaniye, nkujyane nkugeze ahantu hari ubutunzi buri mu mwijima, sibyo? Yego. Abantu benshi ntabwo bajya bamenya iyo Imana ivuze ngo nzakujyana nkwereke ahantu hari ubutunzi buri mu mwijima, urumva hari bloke zamanjeho. Yego. Ni abantu buriya hari abantu bazi gusahura, sibyo? Mu isi y'umwuka bamara gusahura bagashyiraho ibihindizo, bagashyiraho ibyugi, bagataba, bakagenda bagacukura bati bikomeza uriya mukobwa yikomeza kuvuga ngo data ngo yari, ngo mama ngo yari, umwana bari imbere leta, noneho nawe ntibamuririmbe. Nawe nk'uko turi kumuvugana niyubaka ibintu nyine tumuvuge. Umva abana be nabo bazavuga ngo turi mwene runaka, bivuga ngo uriya she can be a minister, yaba minister, yaba umudepite, yaba iki, ubwo bushobozi arabufite, nava inyuma y'intama zarabandi. Buriya njya nkunda kubwira abantu buriya iyo ngewe ukunda umuntu umukunda, kandi njya mbwira abantu ngewe nkunda Scofi. Uti Scofi umukundira iki, sibyo? It's a woman fighter. Nyine n'umuntu uzi kurwanira arwanira inyenyeri ye. Twasoza nta kibazo. Ibintu by'inyenyeri abantu bamenye, nabishaka azaduha ikindi kiganiro ariko reka ngushimire kubw'umwanya uduhaye, sibyo? Ariko icyo nabwira abantu, bige kurwanira inyenyeri zabo, bige kurwanira umugisha wabo, bakagira ngo ni ibintu by'ubupfumu bazabaca uko baka. Twebwe uriya mugore turi kumubona mu kirere cy'umwuka, ntabwo ari umuntu wahariya, ntabwo ari umuntu ngo ni uko azenguruka mu nsengero ngo ni international. Umurimo w'Imana, ukwizera Imana n'uwo yatumye. Ubwo buriya ari mu bantu nawe ngiye gushyiraho ivi. Buriya ndi mu bantu njya bajya buriya ndi mu bantu bajya bashyira ivi kuzageza igihe. Indi nama yanjye namugira, niba yishakira ubutambi nyine bwa modern age cyangwa bwa new age cyangwa ubutambi, nayoboka umugore, kandi nayoboka umugore wenda yigire mu kwa minyoni, ajyane n'umugabo reka atazubaka, umugabo we azagira sekirite ko nta kindi kintu kibi cyabo, niba ataragisha vuba gutangiza ibwe. Ariko burya abadamu baba banakomeye muri spiritualite kurusha abagabo. Yego. Cyane reka mfate umwanya ngushimire, mubwire ngo icyumweru cyiza na family n'abari badukurikiye nabo mbabwire ngo icyumweru cyiza. Tuzabonana mu biganiro, tugiye gukora ibiganiro bikomeye ku kintu bita inyenyeri. Nzabasobanurira uburyo ki umuntu agendera mu wundi, cyangwa se umugabo akagendera mu mugore. Nkabwira abana ngo uko undi mwana bamuhamagaye bakamuhamagara mu mwanya we, akaba ari ufata iryo shema, bashobora no kuba baramutwaye atanabizi, cyangwa Imana ashatse kumuhisha, nasenge byinshi yegera Imana. Yego, rero Imana iguhe umugisha. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha.